Nongeye kubasuhuza bavandimwe banjye bankunda nanjye nkunda cyane. Imana ibahe umugisha ko mwahisemo iyi YouTube channel The Image. Muri kano kanya tugiye kuganira, nifuje kubaganiriza kuri depression. Niriwe nagiye gusenga, ko niriwe nikomeze ntabwo ndakuraho makeup. Ni nimugoroba burije mu kanya wenda ndayikuraho, ariko niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ni ukuri Imana ikumugisha. Kandi niba uri n'umuntu usanzwe ugarutse, dukunda abagaruka, mukomeze guhabwa umugisha n'Imana, kandi ndabakunda cyane. Reka rero tuganire kuri depression. Nifuje kubagezaho ukuntu nakize depression, ukuntu narwaye depression n'ukuntu nayikize. Mu by'ukuri ni byiza ko umuntu asangiza ubuhamya bwe, kugira ngo niba hari n'uwo byafasha wenda bimufashe, kandi niba hari n'icyo wakwigiramo ukigiremo, kugira ngo burya umunyarwanda yaravuze ngo kwivuza biruta kwirinda biruta kwivuza. Rero nagize depression cyangwa se bakunda kwita mu kinyarwanda umujagararo ukabije. Nagize depression 2010, kuko nari mfite umwana wa kabiri. Nagize depression itewe n'iki? Nagize depression itewe no kutaba mfite ibisubizo, ko navuga, kuko ni ibintu byinshi byari biri kumbaho muri icyo gihe, bigenda bigura uruhererekane, bituma numva nta gisubizo bifitiye, ariko bintera icyo bita depression. Intebe ko ntayikuyura, bintera depression. Umuti byagenze gute? Maze kubyara umwana wa mbere nagize ikibazo cy'ibiro byinshi, ariko sinabimenya, sinabyitaho. Noneho mbyaye umwana wa kabiri, ntangira kubimenya. Mbyaye umwana wa kabiri natangiye kubimenya, kuko nubwo nirengagizaga ibyo abantu bambwiraga, ariko n'umugabo wanjye yaje kubimbwira. Abantu benshi barabimbwira, ariko muri icyo gihe nagize depression kubera ibintu bitandukanye. Icya mbere, experience y'urugo yari nkeya, kandi abana banjye navuga ngo bari bakiri batoya, kubera ko nari mbyaye umwana umukurikije, uvuga ngo barutana imyaka 2 yuzuye neza. Kuri njye navuga ngo yari akiri muto, kurumva natwise umwana afite umwaka n'amezi 3. Rero ngira ikibazo cyo kuba ntiyakiriye kuri ako kantu, kuko ntabwo nateganyaga gutwita. Nturimbaze ngo ko ntabiteganyaga, kuki ntabipreventinze. Tudabora ugomba kumenya, ntabyo nari nzi cyane. Ikindi hariho amagambo ahagije atandukanye kuri onopo, ku buryo byari bigoye guhita wihutira kuyifata. Ikindi, maze kubyara umwana wa mbere, nabyaye umwana wa mbere niyongera ibiro 28, kuko natwise mfite ibiro hagati ya 68 na 70, kuko naherukaga kwipima mfite 70, ariko nyuma yaho nasaga nk'uwatakaje ibiro bike. So rero nimara mfite ibiro hafi 70, nabyaye mfite 98. Nyuma yaho ntabwo nongeye kwipima cyane, ahubwo nongeye gutangira kwipima mfite umwana wa kabiri. Mfite umwana wa kabiri nagize ibiro nabitwise mfite 95. Ntabwo namenya ibiro nabyaye mfite, ariko aho nipimye narabyaye, hari ahantu nigeze kwipima ndwaye, ngira ibiro 121. Ndiheba ariko muri uko kwiheba, kubera ko nkiri umukobwa nari umusportif, nakinaga rugby, nabaye na kapiteni w'ikipe y'igihugu igihe kingana nk'umwaka umwe.
ibyo bintu nabivuyeho, naretse kuba kapitene w'ikipe y'igihugu navunitse urutugu, navunitse hano, navunitse hano, ndangije nyine mbivamo. Navuga ngo nahise nafashe igihe kinini cyo kwivuza n'iki byose, biba ngombwa yuko ndeka gukina. Rero ntabwo umubiri wanjye wari supure ku buryo ntabwo ibiro nubwo byiyongeraga ariko gihe ntabwo nabyumvaga. Ikindi na confessinga ni uko nta miruwari nini nagiraga, ntayo nta miruwari nini nagiraga. Nirebaga mu kamiruwari gatoya utumiruwari baterekaga, sinzi niba mutuzi, dufite akantu kameze nk'akaguru, akamiruwari ko gateyeho gutya ka rawundi cyangwa ka kare, ko kamiruwari nagiraga. Rero kari akamiruwari kareba mu maso, kandi kamenekaga n'igihe namaraga n'amezi nangahe nta kandi biguze. Ntabwo rero nabaga nzi ibyo kwitaho ngo nirebe ngo nikunde wapi. So rero impamvu mbibabwira ibi ngibi ni ukugira ngo mumenye impamvu utaza kwibaza ngo kubera iki wagize ibiro byinshi ntubyiteho. Ntabwo nabyitayeho kuko jyewe ntaho nari mfite nireba ngo ndebe uko ngana, nta nubwo nabyumvaga mu mubiri wanjye. Nari umuntu uri supure, uzamuka ahantu hose, ugenda wiruka, ufite imbaraga nyinshi, bigatuma ntamenya ibiro nagejeje. Rero nahuraga n'umuntu akambwira ngo igihe cyose nahuraga umutwe wanjye harimo 95, 94, 95 nyine ubwo bya bindi nabyaye mfite, cyangwa nkumva mbaye mfite byinshi naba naragize bya bindi nagize mfite umwana wa mbere. Ariko hari ibintu byambagaho simbizi, niba ari negligence, niba ari ubugoryi, sinzi ukuntu nabyita, ariko sindi bwiyemere. Najyaga mu isoko nkajya kugura imyenda. Ndabyibuka ko nakundaga kujya mu isoko rya Kimironko nkajya kugurayo imyenda, wenda no muri Sale Motoro nkajya kugurayo imyenda. Nagerayo nkipima imyenda size kugera kuri size 18, niyo myenda minini babaga bafite, minini ariko pe ntawambara ntumbwira imyenda nyine. Nkajya mu isoko ngiye gushopinga imyenda, nayambara ntimbwire. Nahura n'umuntu ambwira ati yeye ko wabyibushye, muri nguyu ntabwo azi ko umuntu wabyaye, wenda nimba ari nk'umwana twiganye wenda nko muri segonderi, wenda bataranashaka, nkavuga ni muzungu koko, namusobanurira iki ko atabyumva atarashaka. Numvaga nyine kubyibuha, gushaka egare kubyibuha. Ndangije ngeze aho ngaho, sinzi ukuntu nagiye ahantu mu mujyi, iyo ni iyindi story nayo, ariko nireba muri etaje, kwa kundi unyura ahantu muri etaje. Ndangije mpagaze nya, kwa kundi uri kureba mu kirahuri cy'imodoka, nkabona umuntu uri hariya, ndamubona mbigene turi babiri mu kirahuri cy'inzu, turi babiri. Uri hirya nkabona ni wa mudamu turi kumwe, ariko uri hino nkabona ntabwo muzi. Uribaza kwibona ukiyoberwa. Birababaje, byarambabaje, byarampangayikishije, ariko mu by'ukuri byari biteye ubwoba. So rero narirebye ndiyoberwa, ariko ngezaho, ariko kwari nko kwanga kubyakira, niko ntekereza mu bwonko bwanjye, kuko naravuze nese mu mutima wanjye naribwira se uriya muntu aba yaringiye kuko n'abapfuye. Ubwo buranica mpita mpindukira mbaza wa mushiki wanjye, uriya muntu uri hirya ko ari wowe uri hino nkaba ntamuzi? Araseka ko nakundaga kumubwira ngo ja, kandi urabyibushye, ngo kandi uragaze, ujye umenya ko wagaze ni akazi kawe. Akabimbwira nyine nk'inshuti, akabimbwira byihuta, bikaba birarangiye. Yarambwira ati ni wowe, ni njyewe. Ati twari tugiye ahantu, numva sinshaka kuhajya, numva sinshaka kuhinjira, numva sinibaza ukuntu abantu bari kumbona, nibaza abantu twiganye ukuntu bari kundeba, nibaza ibibazo byinshi, numva biranyobeye.
numva birancanze ndavuga burya bwose b'abantu bambwira ngo urabyibushye ni gutya baba bambona, burya bwose b'abantu bambwira ngo ko wiyongereye cyane no kuba bambona sha numva ndihebye, numva sinshaka kurenga aho ngaho, numva nikubise hasi, noneho narireba bya bindi nababwiraga by'imyenda, imyenda narebaga imyenda nambaye nayo iri mu bintu byanteye ubwoba. Nari nambaye ijipo ya poche bombe ndende igera hasi ku maguru. Oh my gosh, shaka kuri Imana ikora abantu ko nari nambaye ijipo ya poche ndende n'ishati byenda gusa, ariko ibintu naguze bidahuye ufite bitajyaniranye, atari kuvuga ngo ni ensemble naguze. Yari ijipo ndende igeze ku maguru, isatuye hano ku mpande, noneho ifite amaposhi hasi na hano, nayo ifite n'imifuka yayo ya hano, noneho nambaye n'ishati bisa ya shokora. Ibaba wisha iyo image ntabwo inyitsibika mu mutwe. Noneho ibyo numva ndebye, numva ngize ubwoba wese, ntabwo ushaka gukoresha terime nabonaga, ariko nabonaga ari nk'ikintu atari umuntu. Mumbabarire pe, abantu babyibushye ntabwo ushaka kubatuka, ntabwo ndi gushaka kubavexa cyangwa kubakomeretsa. Njye ndimo ndavuga that's my testimony, that's how I saw myself. It's not about you, it's about me. It's about me, please. Don't take it personal. It's my story. This is my testimony. Sha, kabona n'umuntu udafite na ritime yo kugenda, kuko nyine ubwo nakomeje iyo ritime yanjye yo kugenda nihuta, ntabwo najyaga ngenda gake. N'ubu kandi birangora kugenda gake, ngenda niruka. Yibaba we, manange we, ngira ubwoba, ndavuga nabonaga ari ikintu kinini munini cyane, numva ntari kwibona nyine ko ari jyewe, nkurikije uko niyumva nuko ndi kwibona byabaga ari ibintu bitandukanye. Nkabona ndi umuntu munini cyane ugenda nk'umuntu utazi ahajya. Ntabwo ibyo byo wenda byaterwaga n'ibiro, byaterwaga n'uko ntiyitayeho. Ko iyo nza kwitaho mba naramenye ibiro mfite, wenda ntibyari no kumbangamira nk'uko byambangamiye. Buriya iyo uzi ikibazo cyangwa iyo uzi ikintu ntabwo bikubangamira, iyo bikutangiye kukubangamira ushaka igisubizo. Ntabwo rero nari kumva, ntabwo iyo nza kuba nzi ibyo biro mfite nuko ngaragara, byari kunyorohera cyane kumenya kwiyakira no kwitoza kwiyakira, kuko n'igihe cyose utaraniyakira ntushobora kugira gute, ntushobora kugabanya ibiro nimba ubishaka. Numva ngize confusion totali, numva birancanze, ariko nta yandi mahitamo nari mfite. Twarakomeje turagenda tujya aho tujya, ndangije ndataha, ariko umutima wanjye warambwiraga ati ni kuriya n'umugabo wawe, kubona ko umugabo wanjye we yari yaratangiye kubimbwira no kubimbwira mu buryo buciye muri discipline, ukagerageza kubibwira abashuti banjye ngo babinyumvishe, nkabyumva nkanumva ni n'ikibazo, ariko mva nta kintu nagikoraho. Mwese ku biro byaje kuko twamenyanye nabyibushye, bikaba byarabaye ngombwa ko mbyibuha, nuse mbigenze nte. Nyuma yaho, aho we abonye nyine ntabyumva aranyihorera, ariko jyewe kubera ko namaze kwibona ntangira kumva binteye stress, ntangira kumva ntabwo ushaka kumva, nkibaza ukuntu abantu bambona, nkibaza ukuntu abantu bantekereza, nkumva ntabwo ndi kubyumva habe na mba. Ndangije ntangira rero kwitekerezaho, kumva ngize complex, numva ntabwo ushaka ko abantu bambona, ariko noneho n'umugabo wanjye kandi we twarabanaga nta hantu nari kubishyira. Ntangira kugira complex, ashaka no kubigarura biranga, n'ikintu cyose nabonaga cyose nagihuzaga n'ibyo bintu, bitangira kunteza umutekano muke mu rugo. Kandi kuneza umutekano muke mu rugo rero, navuga ngo nawe byatangiye kumufrustratinga, biramucanganyikisha. Rero ntangira
kumva nta hantu najya, ntangira kumva nta hantu najya, nibwo noneho natangiye ndabyibuka nibwo nyuma yaho nabonye nta n'imyenda nsigaranye, njya gushaka imyenda nanone mbona imyenda nk'ibiri mu isoko, ariko nakwireba muri miruwari, ya miruwari yo mu isoko nkabona ntabwo uwo mwenda nawambara. Inda yanjye yabaga igabyemo gatatu, ari imiringoti ari imiringoti itatu. Urumva njye nkiri umukobwa, singiye kubabeshya, nkiri umukobwa ntabwo nari mbyibushye, niyo mpamvu ibyo bintu mbivuga nk'umuntu utariyakiriye, ntabwo nahise niyakira ko nkiri umukobwa. Ntabwo iby'ibiro nabyitagaho, ariko nahoraga mu biro, ibiro byinshi nagize byabaga ari 70, n'ubu ari na 5, hari igihe nigeze kugera 75 nkirangiza segonderi, oya nkiri muri segonderi ndi muri grande vacances. Hari igihe ntangiye kwiga ntaha niga Kicukiro, nibwo nize, nibwo nagize mwene ibyo biro, ariko nyuma yaho birongera birijyana. Numva iyo umukobwa, nta bakobwa simbizi niba ari abakobwa bajya bakunda guhangayikishwa n'ibiro ari benshi, ni bake cyane. Hanyuma ntabwo ibyo biro byampangayikishaga, ngo nagize byinshi, ngo nagize bike, wapi. Nagiraga rero mu nda hato, nkagira igice cyo hasi kinini ariko nacyo cy'inyuma gusa, nagiraga ikibuno kinini, ntabwo nagiraga amataye hano ku ruhande. Rero nta maboko nagiraga, rero nagiye ukuboko niyo defo ikomeye mfite, ukuboko kwanjye kuba kuramya Nyagasani ndananuka amaboko yanjye ajya agenda pe. Nuko ndangije ubwo noneho numva kwiyakira bitangira kunanira, ntangira kwiyanga, ndabyibuka ko icyo gihe imyenda narayiretse, nanga kuyigura. Nanze kuyigura, njya mu mujyi kudodesha, ngiye kudodesha ijipo, nibwo nabonye ko urumva ngiye kwipima iyo myenda, numvaga nyine imyenda ari ifite defo, imyenda numvaga ari ifite defo nyine, ko ari imyenda y'abantu banini, ubwo nyine niyo mpamvu biteye nabi, kwa kundi nawuhagarika ukabona kubera ko ari munini ubwawo si ikibazo, ariko kubera ko ugomba kwambara umuntu munini byose biba biteganijwe. Rero nabona ukuntu nkwambarira hano bikanga, nkawambarira hano bikanga, nkawambarira mu wa murongo wo hagati bikanga, nkumva birancanze kandi mpagaze, birancanganyikisha, ariko mfata inzira njya kudodesha. Noneho ubu ngubu nzajya nambara imyenda y'imidodesho. Ndabyibuka nadodesheje ijipo, nanayirekuye vuba, nari narayibitse kuko yari ijipo y'amateka yanjye. Ndangije ndayirekura, ndayidodesha, barampima, ngiye kuyipima nshwana n'umutayeri, ariko ijipo ntabwo imeze neza, ntabwo imeze neza, imeze nabi, dore. Ariko nyine ndayicyura, ndataha, ariko sinamenye icyo gukora. Ariko nyuma yaho nari mfite telefone, nari mfite amahirwe kuko nari naratangiye kwiga kaminuza, nari mfite amahirwe y'uko nabashaga ku accessinga internet, kandi maze kumenya agaciro ka internet. Icyo gihe nari mfite na telefone ya smartphone, nari mfite smartphone, nangiye gusacinga kuri Google. Hari smartphone z'abagabo zagiraga amatushe ya no na yes n'akandi gatushe ko hagati, ariko ahandi ari touch, ahandi ari touch. Ndangije ubwo ndagenda ntangira gusacinga ikintu nakora, ariko mbere y'aho ngaho rero reka mbabwire ko depression yafashe. Natangiye kwiyanga, ntangira kumva ntashaka kugira abantu bambona uko nguko meze. Ubwo abantu bavuga iki, bavuga ko nabaye iki, kandi nkumva nta solution mfite, ko nta solution nari mfite, ntabwo nari nzi ikintu nakora kugira ngo umubyibuho ugende. Ndagenda ndiheba, ntangira kumva ntajya muri sosiyete. Kumva ntajya muri sosiyete, urumva nirirwaga mu rugo, ntekereza ko icyo gihe yabaga ari muri vacances, ko twigaga semestre, kuko njya kubyara umwana wa kabiri narasusupanze. Kwanza njya kubyara umwana wa kabiri narasusupanze, ko nari naratangiye ndasuspanda, ngira ngo ni muri iyo suspension ko nibuka ko icyo gihe nirirwaga mu rugo. Nararyaga mw'abana b'abakobwa n'abahungu, nararyaga pe. Rero ndangije numva ndihebye,
numva sinshaka kugera aho abantu bari, igihe kiragera, kubera ko nyine nta hantu ndi bujye, numva nta hantu namwe numva nshaka kujya, kubera ko nta hantu namwe numva nshaka kujya, afata umwanzuro wo kubyuka nka saa mbiri, wenda umugabo amaze kujya ku kazi, cyangwa saa tatu, nkaza nkafata breakfast, namara gufata breakfast nkayifata ndi kureba filime, wenda ikarangira nko mu ma saa tanu, nkaba nasubira mu buriri, wenda nk'igihe nari nsinzirije umwana nkasinzirana nawe, nkongera nkagaruka nkarya ibya saa sita, ubwo nkabirya nko mu ma saa sita n'igice, saa saba, narangiza nkongera nkicara nkareba filime, namara kureba filime nkaryama mu ntebe, nyine ndi kureba filime nabaga ndyamye mu ntebe, mbese ntangira ubuzima bumeze nk'ubuzima bumeze nka comfort, nko kwikomforta, nka comforting life, ni comfortinga njyewe, ariko mu by'ukuri ari depression, ntangira kurwara umutwe, kubera ko nta nubwo naryamaga. Kubera iki? Nubwo najyaga mu buriri umutima uri muri filime, ubundi mbese ikintu cyose cyambuza kwitekerezaho muri icyo gihe nicyo nakoraga, ariko nkaba mbizi ko nagomba kujya ahantu hari abantu. Ndangije rero ntangira kujya ubwo nyine ko nta hantu ndi bujye, nkavuga ngo ndaje nkarabe. Uko nabyutse mu gitondo nkenyeye igitenge mu mabere, nkirirwa uko, ibyo nakora byose nkazenguruka aho ngaho, nkirirwa uko nguko, narangiza najya kubona nkabona amasaha yo gutaha k'umugabo arageze, ntangira ubwo ngubwo numva no kuba mu rugo bimbihiye, ariko nta naho najya, kuko sinasohoka ngo abantu bambone. Umva, nafashe umwanzuro, numva yuko ubwo nyine nkahera muri ndaje nkarabe, ndaje nsase, nkirirwa ntashashe, nkirirwa ntakarabye, nkirirwa nambaye igitenge ngikenyereye ahangaha atari n'umupira, hanyuma nkirirwa ntanashashe. Ibyo bintu ndagenda mbibamo, biranzonga niko navuga, ariko binzonga nyine, nanagenda mbyakira numva ari nk'aho aribwo buzima. Nazi ko ndi kwangirika, niho rero natangiye no kurwara umutwe, ntangira kujya ndwara umutwe, ubwo nyine nabyo bikaba urwitwazo, kubera ko nahoraga ndwaye umutwe, umugongo, imitsi, narwaraga imitsi, wenda byibutse, narwaraga imitsi, nkarira amarira akaza nkahuruza abantu, niba abanyagasani we, narwaraga imitsi we kuruta ibindi bintu byose. Moya imitsi yanjye yarutaga n'umutwe. Sinzi umuntu wangira inama ati jya ushyira mu mazi ashyushye, nkafata amazi ashyushye nkaterekamo ibirenge, ntabwo nagenda nipfa kugira ahantu hari imbeho, nkaterekamo ibirenge, namara guterekamo ibirenge nyine bikagenda bigabanuka gake gake, hagasigara hejuru igice cyo mu mavi kitagera mu mazi. Urumva, nkarwara imitsi, nkarwara mu mavi hakandya, mu mavi hakabyimba, ibirenge byanjye bikabyimba, umugongo kandya, mbese ndagenda mba agasenzegere. Ibyo bintu ni nabyo ngira ngo byanteye intracranial pressure, kubera ko wenda yo nta hantu bavuga ko nta hantu ihuriye n'ibyo bintu, kuko yanjye ari niyo bita idiopathic intracranial pressure. Rero bakavuga ko yo bivuze ngo nta mpamvu igaragara mu mubiri yayiteye, ko ubundi intracranial pressure ni indwara ishobora guterwa n'uko wakoze impanuka, ubwonko bwawe bukagira ikibazo, cyangwa imitsi yo mu bwonko ikagira ikibazo yo mu mutwe, cyangwa se ugasanga ni ikindi kibazo wagize cy'impanuka, urutirigongo narwo rukagira ikibazo, cyangwa se ugasanga ufite ikibyimba ku maso, imere ku bwonko. Nta na kimwe rero nari mfite, yewe nta na background y'impanuka nari mfite, wenda ngo nakoze n'akamanuka gatoya, nta na kimwe. Nuko ndangije rero ubwo birancanga, ariko noneho nyine ubwo n'umugabo bitangira kumuyobera, nibwo rero natangiye nivuza umutwe,
Rero ntangira guhura n'abaganga batandukanye, nibwo umuganga umwe yanyohereje ndera guca mu cyuma, ndagenda kumara ikibazo nk'abantu mwe nimushake mwiyiteho pe, ndagenda batangira kunshyira rero nta bintu byinshi bambwiye ariko barambwiye batangiye kumpa imiti ya antidepressive, noneho ntangira kuyifata, ntangiye kuyifata mbese nubwo natangiye kuyifata ariko still ikibazo nari mfite cyari ikibazo cyo kwangirika mu mutwe. Rero ntekereza ko iriya miti nubwo ivura depression ariko biba bisaba no guhindura mindset kugira ngo imiti ifashe uwifashije. Njye niko mbitekereza nkanjye, kuko imiti nayinyweye igihe bakampa imiti insinziriza, bakampa imiti ifasha kugabanya amastress, ko nagiraga umutwe ukomeye, nagiraga n'imitsi ikikanyaza igakurura nkaho umwe ari gukurura hano undi ari gukurura hano ikandya cyane, ariko maze kubona ko nshobora gupfa kuko nabonaga ndi kujya habi, nabonaga biri kugenda nabi, ntangira gutekereza ikintu nakora. Ubwo rero maze gusubira ku ishuri nibwo nibutse ko n'amasaci abaho, kuko ku ishuri buroburije gukora muri research, nkajya muri biblioteke, najya muri biblioteke nkakunda kwisomera n'ibitabo by'ubuzima, niho natangiye kumenya ngo ibintu ngo bita amagrace. Urumva muri periode yacu twebwe twigaga mu gifaransa, byampindukiyeho mu cyongereza, ariko icyo gihe twigaga mu gifaransa, ntangira kumenya ngo amagrace kubera ko nigaga muri kaminuza y'Abadventiste. Rero ibitabo byinshi by'ubuzima byabaga ari ibitabo bishingiye ku mirire, nibwo natangiye rero kumenya iby'imirire. Ariko nari mfite n'agatelefone k'agasmartphone, ako gatelefone nako nkagakoreraho research, kuko mu bitabo byambwiye ko hari imirire imwe n'imwe umuntu agomba kureka yongera amagrace, ishobora kwangiza imitsi, itera umutwe, bakajya bavuga ngo ndabyibuka ikintu kimwe nibuka mu bitabo nasomye hari harimo ko imyumbati igira acide itera umutwe. Imyumbati ndayihagaritse, abandi se yari ikibazo, ntabwo ari icyo kibazo. Ariko muri make icyo ushaka kuvuga ni uko nageze aho ngaho nkahora ndwaye, kandi icyo gihe nari mfite imyaka mike, nkahora ndwaye, nkahora meze nabi, nkahora narembye. Ubwo noneho no kuremba none ufite n'ibyo biro ntiwanakwikuta no hasi ngo wagire n'umuntu uguterura, reka biba bikaze, byabaga bikaze. So rero no kubera nyine n'icyo kibazo cyo mu mavi n'ikibazo cy'imitsi ikomeye, ariko Imana ikura abantu ku cyavu n'ukuri. Imana yampinduriye imyumvire, ikura abantu ku cyavu. So rero natangiye gukora research, ntangira kubona, ariko regime ya mbere nakoze ni regime narangiwe n'umudamu, twahuriye ahantu kwa muganga, nyine ubwo nahoraga kwa muganga, ngaho abajenekologe, ngaho abaorthopediste, ngaho abaneurologe, abaneurochirurgie, bose nabajyagaho. Rero maze kumenya ko nari maze no kumenya iyo ndwara, bambwira ngo ni indwara idakira, ariko mbona no kuri research yo kuri internet bakambwira ngo iyo ndwara abantu bayirwaye bakiri batoya. Ubushakashatsi bumwe bugaragaza, hari ubushakashatsi bwakozwe mu bushakashatsi butandukanye kuri iyo ndwara, bugaragaza ko hari abantu bashobora kuba baragize ibiro byinshi ari batoya, bakaba bakwisanga barwaye iyo ndwara. Iyo uri mutoya mu myaka ukarwara iyo ndwara, nako ukagira ibiro byinshi mu buryo butunguranye, ibiro byawe bikiyongera mu gihe gito, ari byinshi mu gihe gito, bakavuga ko bishobora kugutera intracranial pressure. Ndavuga nti reka ngerageze ibi ngibi, ariko mu by'ukuri nta kintu kiri naturere bagaragazaga intracranial pressure wakwifashisha uri kwivura, cyane ko nagiye ngirana ibibazo n'imiti. Ariko aho ni nyuma, mbere rero nibwo natangiye gutekereza, ndavuga nti no,
there is no way. Ariko nari ntangiye no gusenga, ahantu nasengeraga batangira kumpindura imyumvire niko navuga. Icyo gihe nta nubwo nari nagatangiye kuhasengera neza, ahubwo nigaga y'Icyongereza. Ndangije rero ubwo iyo ndwara uko bakimara kuyimenya n'ibyo biro by'umurengera, mba ntwise indi nda. Wese indi nda ubwo focus ijya ku nda, maze kuyibyara 2000 oya ntaratwita mbere yo ntwitaho gake, nayigiriye inama yo kugendera kuri izo regime. Ndabanza nkora regime y'amashu iminsi 7, hangije ngabanya ibiro. Maze kugabanyuka ibiro 7 mpita mbona ko ibintu bishoboka. Nibwo natangiye gukomeza gukora ama research kuri internet, namenye ama regime atandukanye, regime zose mbona ziri interese nkazigerageza. Ndagenda ndananuka mva ku biro 120 ngera ku biro 80. Maze kugera ku biro 80, ariko ya ndwara nayibabwiye nibwo bari bakimara kuyidiagnosinga, kuyimbwira ntabwo yo nari nakamenya ibyayo, ariko ibiro byo nari maze kubigabanyamo. Ndumva ikintu cyatumye niyongera ibiro nanone nuko icyo gihe bampaye imiti igabanya crise y'umutwe ijyanye n'iyo ndwara, ariko yongera ibiro. Rero icyo nashaka kuvuga ni kuri depression. Wenda tugarukira aho ngaho kuri depression. Nagize depression ndiyanga, nabibabwiye ukuntu byangendekeye kugeza n'ubwo ntoga, kugeza n'ubwo ubwo nyine umugabo yaza, we yajya muri dushe akavuga ati tujyane tukagenda nkoga, ariko iyo aza kuba adahari ntabwo mpamya ko nari kujya noga. Ariko ntekereza numva nyine nta hantu najyaga, nabibabwiye. Nicyo kintu cyatumye hari wenda n'uwo mutwe ukura niyo ndwara wenda ikanavuka. So rero nashoboraga no kumara n'iminsi ningahe ntashashe, nkaba nshobora kumara iminsi ingahe imyenda imeshe n'itameshe narabivangavanze. Simbabeshye, ntabwo nababeshya, nkajugunya imyenda iyo ari yo yose aho ngaho hasi, ahantu hose. Ubwo ibyumba by'abana byo ntubimbaze, byo byabaga ari ibitwenge, kandi nabaga afite abakozi babiri. Ariko buriya abana b'abakobwa iyo utabayoboye mu mikorere yabo, nubwo uretse wenda no kuvuga ngo umukozi wo mu rugo, n'undi mwana wese utamuhaye organisation cyangwa ukamuha organisation we ntayo ufite kuko aba akureberaho, aguca amazi. Ubwo rero icyo gihe nibwo rero naje kugarura ubwenge, ndavuga ariko ko ngiye gupfa kandi nkiri muto. Nabonaga narashaje, kandi n'ukuri nari narashaje, nuko nabibabwira ntimubyumve. Nari narashaje, umuntu wabonaga afite nako nk'imyaka nka 35, kandi icyo gihe nari ntagira n'imyaka 28. Ubwo rero nibwo rero nigaruye nsanga ubuzima bwanjye buruta byose. Ubuzima bwanjye nimbutakaza nzaba mpombye, umuryango wanjye uzaba uhombye, kandi nakagombye kubigiramo uruhare. Nibwo rero kuko bari baramaze kunsobanurira ko ari depression, barampaye imiti, ndi no ku miti. Naravuze noneho ukuntu muganga yabisobanuriye akambwira iyo ndwara, yarambwira ati ni indwara iterwa no kujagarara mu mutwe, iterwa wenda n'ibibazo bimwe na bimwe waragize ukabiburira igisubizo. Nasubiza ubwenge inyuma koko ngasanga afite ikibazo cy'umubyibuho ukabije, naburiye igisubizo, kandi ntago nikunze pe, ntago niyakira. Nibwo rero natangiye gutekereza ni iki nakora kugira ngo nigarure muri muntu, kuko nubwo n'iyo miti bayimpaga njye nabonaga idakora cyane cyangwa se itagira ife igaragara, kubera ko mu mutwe wanjye harimo ko nta mbaraga afite, ntago meze neza, ntago nsa neza, ndarwaye. So rero ubwo nibwo natangiye gahunda yo gukora ama research, ntangira ama regime atandukanye. Nakoze ama regime ari risika gusa pe, ama regime yanatuma mpfa,
ariko kubera impamyi nari mfite yo kunanuka, hakaba iyo nkoze nkagira nkarwara ibintu ku ruhu, hakaba iyo nkoze nkacika intege, nkaba ndabyibuka umunsi nigeze kujya muri Bank Populaire yo mu Giporoso, ah, mpagaze ndamanuka, numva ndapfuye, mbira icyuya, amazi araza. Kubera iki? Kubera intege nke nabaga maze wenda nk'iminsi 2 ndya amashu, cyangwa maze nk'iminsi 2 wenda narahagaritse amavuta n'isukari, nkarya wenda rimwe ku munsi, nkakwepa ibintu byose, inshuro zose zo kurya zose nkazikwepa. Ubwo nyine wenda ubwo nabaga ngeze wenda nka saa 10 wenda ngiye nko muri banke, nahereye mu gitondo nta kintu na kimwe ndashyira mu kanwa kubera ubwoba. Nageze aho gufatwa n'ikintu mba paranoyake, niko nabyita, mba paranoyake. Igihe cyose nkahora ndeba ibiro byanjye, igihe cyose nkahora hajyaho n'igarama nkumva ndahangayitse, narya nkagira umutima uncira urubanza, nkumva mfite guilty, mva ndagenda noneho nsa nkaho stress noneho yo kuba mfite ibiriragiye, noneho nsigarira kuri stress y'uko abantu bambona, nsigara kuri stress y'ibiro, ibiro hiyongereho hagabanutseho, nkahora muri iyo stress, nkahora nipima, nkahora mpangayitse, kandi nkabona regime nkora zigira efeyo. Umwanya umwe ubwo nyiriho ndananuka, naba nyirekuye gatoya n'umunsi umwe hakajyaho ibyikubye ibyo nataye, umva ndagenda mba stress. Ariko nanone ikintu nanone cyambayeho ntangiye iyo gahunda yo kugabanya ibiro, nuko nishyize no ku murongo, ndavuga nti there is no way I have to change my habits. Imyitwarire yanjye, akamenyero kanjye ngomba kugira gute kugahindura. Nibwo rero natangiye ndwana no guhindura akamenyero kanjye, ntangira kumva ko ngomba kuzajya mbyuka mu gitondo, umwana amaze kubyuka. Mu gihe umwana atarabyuka nkategura breakfast, kuko nyine ubwo nari naramenye kugabanya ibiro, nkategura breakfast nyine ijyanye no kugabanya ibiro. Ariko nkuko nabibabwiye, regime nakoraga zabaga ari regime mbi rwose, ngewe ntabwo naziba conseil, kuko nta bumenyi bundi nari mfite, ariko za regime ziri strict, zibuze ibintu runaka completement, kandi ibyo bintu runaka n'ubundi umubiri ugize utebisi ubikeneye, nabihagarika yego ibiro bikagenda, ariko umubiri wanjye ukamera nk'uwihebye, nk'uhangayitse, nk'aho hari impanuka yabaye, nk'aho hari ibyago byabaye, ugasanga nyine nawo ntabwo uri stable. Ariko focus yanjye nyine ubwo yabaga ari iyo kugabanya ibiro. Ariko ikintu nari narakoze, ko muganga yari yarambwiye ibibazo bya depression n'ikibitera, n'uburyo igira ingaruka, nkasanga ibintu byose, kwiyanga, kutiyitaho, kutoga, ubunebwe bukabije, nagiraga ubunebwe bukabije. Yewe mwana we, ibintu byose habaraga gake nzane n'umukozi wa gatatu wo kunyoza no kunyandika no kuntwara, kubera kuko nta mbaraga mfite, ariko imbaraga z'ubwonko, apana imbaraga z'umubiri, imbaraga z'ubwonko. Ko imbaraga z'ubwonko nizo zikoresha iz'umubiri, nizo zitegeka iz'umubiri. Nta z'ubwonko nari mfite ubunebwe bwo mu maraso, bwo mu musokoro, bwa bunebwe bwa bundi mbese. Ikindi nkahorana umutima mubi, nkahorana umushiha, kandi nyine nari umuntu utajya uvuga nabi, utajya urakara. Igihe abantu babaga banzeho kutarakara, mbagenda mu muntu ufite umutima mubi, uhorana umushiha, uvuga nabi, ukangamira abana, abakozi, ibintu byose narabihindagana. Ariko maze gufata uwo mwanzuro, ntangira kwiga kwikontorora. Muganga nkajya mubaza, akambwira ibimenyetso bya depression, nkagenda menya kwikontorora gake gake. Ariko intambwe ya mbere nateye niyo kwishyira ku murongo, kubyuka nkakora breakfast yanjye mu gihe ntegereje ko umugabo yabaga yagiye mu kazi, mu gihe ntegereje ko umwana abyuka, kuko nari mfite ukuntu niyanze, nkumva ndi mubi, nkumva nyine nta n'umuntu ahubwo no kuba n'umugabo akinyihangane nkumva simbyumva. Rero nkumva ndashaka gusubira uko nanganaga nkiri umukobwa, ntitaye kuri prix iyo ari yo yose, cyangwa kuri cost byansaba. Rero ndangije ntangira none kuvuga ngo umwana azajya abyuka, mbyuke, sintegereze no kumwihera breakfast, nkamuha umukobwa akamuha breakfast, ngiye nkabanza ngakora icyumba,
namara gukora icyumba maze wenda no kwiyogereza umwana nkabona kujya koga nanjye, nama mfite aho ndi bujye, nama ntafite aho ndi bujye. Ndabyibuka umunsi wa mbere nkoze ibyo bintu, babwiza ukuri, umugabo yaratashye arambaza ngo ninde wageze hano? ndamwana kubera iki? ngo yambwira ninde wageze hano. Nari mfite umwana mbere, nyina wabo arambaza ngo runaka se yageze ahangaha, sinzi bumvuge muri video, ngo runaka se yageze ahangaha, ntabwo yahageze. Runaka se we yageze ahangaha, ntiho ya aranabahamagara aza ati se mwageze mu rugo? Ati oya. Arambaza ngo habaye iki? ndamwana iki ngo none se ngo ninde wagusasiye? ni ngiye wisasiye. woze no unambaye neza yego. akajya areba umugore rero nyagiye kunyica filime nigeze kureba, umugore yahinduye imico, umugabo aravuga ati hamagara abashuti bati nimupfa muzamenye ikinyishe, umugore wanjye yantekeye ubwo nyine, nimba yabiroze ntabyo nzi. urumva yirukanye muri toilette ajya kubibwira nanjye umugabo wanjye yacase, umugore yabaye ikimoka, habaye iki nge simbyumva habaye iki. ariko mu by'ukuri sensaroma byambayeho, arambaza ngo runaka yageze ahangaha, ngo runaka se we yageze ahangaha, ntihoya. icyo gihe nari nanisize n'agatiro, ese ninde wakumake nimakiye, ese ninde wagusasiye nisasiye, biramucanga. ashaka kuba nta bintu byinshi yabivuzeho, ariko yanyeretse ko bimutangaje, ndavuga kumbe nuko byari bimeze. ndangije ubwo nkomerezaho rero, nkomerezaho, byari bigoye kuko urugo rwose rwari rwarajagaraye kugira ngo dusubize ku murongo, byaranangoye. nibuka yuko twanenze twimuka aho hantu urugo rwanjye rutarajya ku murongo, ko n'ubundi nubwo nageragezaga, ariko hari ibintu bimwe byasaga nkaho byangiritse ku rwego utapfa kubirepara. ariko mu mutima wanjye byatangiye gucya, ntangira kumva ko gake gake nirwo rugendo, kuko ubwa mbere bikigera kure narabirebaga nkumva binteye ubunebwe, nkumva bimvunnye mu mutima ntanabikora. ubu iki cyumba nkatekereza kuzinga imyenda, kwaroganiza ibitabo, gushyira ibintu aho bigomba kujya, gusasa, gukoropa. nahita numva ntabwo nabyibwira, ubundi sindakoropera, ubundi sindasasirana, ngo ubundi sataha nijoro buriya, cyangwa se ubundi ntiyabimenyereye, ibintu nk'ibyo ngibyo. ariko nkanumva nyine ngewe ubwanjye, niba atashobora kunyandastandi nkango abone ko ndwaye, ko mfite ikibazo. buriya abantu bafite depression bakunda no guplayinga victim, bagakunda kuba abantu bashaka kugirirwa impuhwe, kumvwa. You have to understand me, you have to see the situation I'm in, you have to understand the situation I'm in. gutyo nyine ahora ari umuntu ufite defense, ndetse n'ikimenyemenye niyo hari ikintu mupfuye abizi ko ari ikosa rye, ahita ibintu byose abitwikiriza uburwayi. nimba narwaraga wenda atari no muri crise icyo gihe, agahita yiyeranja akagira crise, cyangwa se crise ikaza kubera ko arushaho kumva kutamwandastandinga, akaba agize crise. niba arwara umutwe ubwo akaba arawurwaye, niba aruka akaba ararutse, niba ari pressure agira wenda agahita izamuka, ugasanga ni ibibazo. rero hari ukuntu abantu bagira depression ntibanamenye ko ari depression. biragoye kumenya depression, kuyitandukanya na stress ushobora kugira muri situation yabaye, kandi iyo stress ishobora gushira, ariko depression ibimenyetso byayo bisa nkaho biba birambye. rero ndangije nibwo nagiye nitoza, ariko kugera igihe twimukiye aho hantu tujya ahandi hantu ho twanahagiye n'ubuzima bwarahindutse. ndetse na nyuma y'uko nabyaye umwana wa gatatu, kuko umwana wa gatatu namutwise maze gutakaza ibiro, maze kugera ku biro 80, ariko ya ndwara yo yari indwara yaje itari busubire ako kanya, kandi bambwira ngo ntizakira. ariko ibintu byose reka mbabwire, iyo ugize strong mind ushobora kuvakaminga situation yari yose, ugize imyumvire ihamye iremereye ushobora kurenga ibihe bigoye. iyo ndwara nkiyumva numvise ko ari indwara ikomeye, numva ko ari indwara ndwaye, kuko umuganga wanjye yarambwiye ngo ubaye wa kabiri mu gihugu tuyibonyemo,
numvaga ngo turi abantu bakeya mu gihugu bayirwaye, kuko n'umuntu wese nayibwiraga cukura niyo pressure yo mu bwonko cyangwa hypertension intracranienne, umuntu wese yibwira ibyo se ni indwara se ni bwoko ki. none iyo umuntu umvise ngo ni pressure yo mu mutwe ahita yumva uri umusazi ahita yumva yiruka arasara. iyo ukurishije biriya bigenda gute arasara, kandi nta hantu na hamwe bihuriye. Ariko icyo ushaka kuvuga ni uko mu by'ukuri iyo kuyimanaginga nayo kuyakira byatinze, yenda icyo cyaba ikindi kiganiro, ariko nabyo byatinzemo. Ariko icyo ushaka kuvuga ni depression. Ibyo bimenyetso byarangoye, nta n'undi mujyanama nabaga afite, muganga nagombaga kumubona ari uko nsubiye kwa muganga. Icyo gihe ntabwo guhamagara abaganga byariho nk'iki gihe, aho wumva utameze neza ugahamagara muganga, cyangwa ukaba wanakwivuza online, cyangwa se kuko muganga azi ko uri umurwayi we akaba yaguhamagara. Njye ntabwo icyo gihe nabibonaga, ariko ikindi kintu cyamfashije kumanaginga stress ni ukwiga. Ko jyewe wenda nako depression ni ukwiga, uko jyewe ukuntu mbayeho iyo ndi muri situation ndayiviva, naba nanayivuyemo mudutsanze ahantu ngiye mvuye muri iyo situation niyo nisanga. Rero iyo nabaga ndi ku ishuri ntabwo byangoraga, kubera ko nabaga ninjiye muri mudu yabo turi kumwe abanyeshuri bagenzi banjye, bigatuma ntibuka ya depression ifite mu rugo. Ikindi nta muntu wigeze andisipayizinga ngo ambwire ngo ibyo biro byawe uradumbaraye urabyimbye cyangwa ashyire kuri pressure. Babimbwiraga muri sense nziza, kandi njye ni umuntu ukunda kugirwa inama, byaranyoroheraga. So rero impamvu nabivuzeho ni uko depression ni indwara mbi, kandi ni indwara isubiza umuntu inyuma, kandi ni indwara ishobora gutuma abantu bakujija cyangwa bagucira imanza kubera ko batazi ikibazo cyawe. Rimwe na rimwe hari igihe nawe ubwawe icyo kibazo utakizi, ugasanga ubihangayikiyemo, ugasanga no kuba abantu babikubwira nabyo birakuremera, cyangwa kuba ubana na mwene ibyo bintu. So rero nuko nakize depression, nabaye nk'umuntu uhindura imyumvire, nihutira kuba nashaka igisubizo, cyangwa se kuba n'iyo miti naho nayinywa nanjye ubwanjye ndi gutera intambwe mu kwivura. Rero nibakubwira ngo ufite depression, ugomba kubanza kureba ese depression nayitewe n'iki, hanyuma nyuma yo kumenya icyayiguteye ugatangira gushaka igisubizo. Ubundi depression ni situation ujyamo igihe wananiwe gushaka igisubizo, kandi ikibazo kikaguma mu bwonko, ugakomeza ukagihangayikira, kandi nta n'ikintu uri bugikoremo. So rero ndabashimiye cyane. Niba hari ikibazo ufite kuri depression cyangwa ku buhamya naguhaye, wambaza. Wenda hari igihe naba nibagiwe ibintu, cyangwa wenda hari ibyo navuze simbirangize, simbisobanure neza. Ubaye ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo cyangwa ikibazo, wakwandika muri comment section. Ariko iyi video niba ari cyo yagufashije, wayisangiza abashuti bawe cyangwa abavandimwe bawe, abantu utekereza ko bafite mwene ibyo bimenyetso. Aho kwihutira kubacira urubanza, ahubwo wakwihutira kubafasha, kubereka iyi video kugira ngo babashe kumenya burya ko depression umuntu ashobora kugira uruhare mu kuyivurwa. Hari ibintu abaganga bagufasha, yes, ndetse birimo na counseling, ariko iyo udafite ubwonko bukomeye, strong mindset, ntabwo byoroshye no ku-implementinga inama z'abaganga mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Rero ikintu cya mbere uba usabwa ni uguhindura imyumvire to the ball. Njyewe rero ikintu nagufasha ni ukukugira inama mu guhindura imyumvire. Ntabwo naguha imiti, nta nubwo nakugira inama, nta nubwo nagufasha. By the way, nta nubwo imiti ya depression ushobora kuyibona udafite ordonnance médicale. Ikindi kintu ntavuze gikomeye ni uko depression itera kudasinzira abantu. Rero icyo nacyo ni ikindi cyambayeho, ibintu bimwe byatumye ngenda ndwara n'umutwe ukomeye, nuko ntagiraga ibitotsi. So rero ndumva nasoreza ahangaha nk'uko nabibabwiye.
niba hari ibindi bimenyetso iyo wagize bya depression, wenda njye nshobora no kuba nanjye narabigize ariko nkaba wenda ntabyibutse, kuko navuze story uko yagenze mu mutwe wanjye, hari ibyanyeshapa cyangwa ibyancika, ariko nishimira kumva ubuhamya bwawe nawe, numva nakwishimira kumva ubuhamya bwawe, waba ukirwaye, waba uyirwanya, cyangwa se waba udafite icyo uyikoraho. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa na The Image, kandi mukore subscribe, nimurangiza mukore kukazogera kugira ngo video zose na uploadinze mujye muzirebera igihe. Murakoze.